bose nabo baracyahari. Reka turebe hariya iconzemo Hakim Kamba na roho Niyonzima Olivier Sefu. Niyonzima Olivier Sefu anafunga goli la kwanza kwa upande wa Rayon Sport. Mr. Nairobi Kamba Nalo nyuma y'igihe kinini cyane adakina muri Rayon Sport yongeye kwibwira abakunzi ba Rayon Sport ko gihari aterekamo igitego kuri kufra ritewe na Bugingo Hakim abrosa n'umutwe gato gusa umupira atereka mu rucundura. Rayon Sport igitego cya mbere. Rayon Sport ni nduzayihagarika. Iyi Rayon Sport iri mu biciro nduzayihagarika. Iyi Rayon Sport iri mu byishimo nduzayihagarika. Ese ni aperi ku munsi wo kuwa gatandatu. Bugingo Hakim atereka umupira kwa Kamba Nalo. Fuego! 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 Fuego!